Ndagusuje nguhaye ikaze wo kuri iki biganiro bya Jera TV Official. Wakoze kubana nanjye, wahisemo neza cyane. Ndi Janet Leti, nizere ko umeze neza muri gahunda zose urimo zitandukanye, n'abatameze neza turabifuriza kumera neza. Ndagarutse ngo twongere tuganire, twongere twungurana ubumenyi, twungurana ibitekerezo bigiye bitandukanye. Murabizi channel yanyu ya Jera TV Official tugenda tubagezaho utuntu tugiye dutandukanye tugufasha kubaho ubuzima bwiza umunsi ku munsi, haba mu buzima busanzwe, haba mu rukundo, haba mu bundi bumenyi bwose bugiye butandukanye. Nicyo cyatumye dushyiraho iyi channel yanyu. Nguhaye ikaze rero, wakoze kubana nanjye, wahisemo neza cyane. Uyu munsi wakwibaza ngo tugiye kuganira kuki? Uyu munsi wakwibaza ngo ikiganiro cy'uyu munsi cyangwa video y'uyu munsi igiye kushingira ku bihe bintu bitandukanye. Niyo mpamvu gusabye ngo ntukureho rwose, ndagusaba kubana nanjye. Niba utarakora subscribe, ubanza urebeho, bisaba isegonda rimwe gusa ugakora kuri subscribe, ubundi rwose ukaba winjiye mu muryango w'abantu bakurikirana ibiganiro bya Jera TV Official. Reka nizere ko wamaze gukora subscribe kuri Jera TV Official. Ndagushimiye cyane. Kandi nawe utarakora subscribe, ndakwinginze nurangiza iki kiganiro udakoze subscribe, kubera ko ni byinshi byiza ndimo kugutegurira, ni byinshi uzungukira kuri iyi channel. Ndabyizeye neza ko hari hamwe uzava ukagera ahandi kubera ibiganiro tuzagenda dusangira umunsi ku munsi. Uyu munsi turaganira ku rukundo. Urukundo abantu buri wese afite ukuntu arudefinisa, buri wese afite ukuntu arwumva. Bibiliya ifite ukuntu yaruvuze, niba nibuka nko mu Bakorino umurongo wa 13, umutwe wa 13, umurongo waho wa 4 kugera ku wa 8. Bibiliya ibisobanura neza, ivuga neza icyo urukundo ari cyo. Ivuga ko urukundo rurihangana kandi rugira neza. Urukundo ntirugira ishyari, ntirwirarira, ntirwiyemera, ntirwitwara mu buryo ubuteye isoni, ntirushaka inyungu zarwo, ntirwivumbura, ntirubika inzika y'inabi rwagiriwe, ntirwishimira gukiranirwa, ahubwo rwishimira ukuri. Rutwikira byose, rwiringira byose, rwihanganira byose. Urukundo ntirushira. Ayo ni amagambo uzasanga muri Bibiliya mu Bakorino umutwe wa 13, umurongo wa 4 kugera ku murongo wa 8. Ntabwo nje kutuganire kuri Bibiliya, ahubwo nje ngo tuganire ku rukundo. Uyu munsi wa none ibintu byarahindutse cyane. Si buri muntu wese ukubwiye ko agukunda biba bimuvuye ku mutima. Akenshi uzasanga abikubwiye kubera irari ry'akanya gato, yamara kubona icyo yagushakagaho bikaba birarangiye. Niyo mpamvu muri iyi video tugiye kurebera hamwe ibintu bigera kuri 15 umukobwa wese uri mu rukundo cyangwa se uteganya kujya mu rukundo ashobora kureberaho kugira ngo bimubwire koko ko umugabo cyangwa umusore bari kumwe mu rukundo amukunda by'ukuri. Uyu munsi wa none kubona umugabo mwiza ugukunda bisigaye bisa nk'aho ari ibintu bigoye cyane, et vice versa. Nimvuga umugabo bigaruke no ku mugore, ariko uyu munsi ndibanda ku mugabo cyane kubera ko tugiye kuganira ku ikihe kintu gishobora kukwereka ko umusore muri kumwe mu rukundo cyangwa se umusore ushaka ko mwinjirana mu rukundo agukunda by'ukuri. Ibi rero kuba bisigaye bigoye nibyo bituma hari umubare munini w'abakobwa wamaze kumva ko nta bagabo beza kandi bavugisha ukuri bakibaho, bitewe n'ayo madeception bagiye bagira mu cyo bita urukundo. Ariko ahanini usanga barabaga babyitiranya n'irari n'amarangamutima yandi, ugasanga nyine ntabwo uzi gutandukanya urukundo rwa nyarwo, umuntu ugukunda byanyabyo n'umuntu urimo kukuryarya. Nifashishije rero urubuga rwa talkyourheartout.com, nahisemo kubagezaho ibintu bigera kuri 15 we mukobwa bizakwereka ko umusore mukundana agukunda by'ukuri. Niba uyu munsi wa none uri mu rukundo, ushobora kuba wibaza niba uwo musore agukunda by'ukuri. Ubwabyo kuba wibaza iki kibazo hari icyo bisobanuye.
ushobora kuba kandi uri single urimo gutekereza umusore wahitamo uko yaba ameze mu gihe waba witeguye kujya mu rukundo. Niyo mpamvu muri iyi video ngiye kukugezaho ibyo bintu bigera kuri 15 bizakwereka ko umuhungu cyangwa se umusore agukunda bya nyabyo kandi yifuza kugirana ubuzima buri fitire, ejo heza hazaza wowe nawe. Ikintu cya mbere kizakubwira ko umusore cyangwa umugabo muri kumwe mu rukundo agukunda by'ukuri nuko azaba kubaha. Respect. Umusore ukubaha bizagaragarira mu buryo agufatamo, yaba ari uburyo akuvugishamo, niba kuvugisha yashyizemo ikinyabupfura, ukuntu agutega amatwi hari icyo ushaka kumubwira kandi akaba yanagusaba imbabazi igihe yagukoreye amakosa. Uyu musore igihe muzaba muri kumwe n'abandi bantu, cya cyubahiro ntabwo akigaragariza gusa mu buryo agufata cyangwa kuvugisha, ahubwo n'uburyo hari sije runaka muri kuganiraho. Ndaguha urugero, niba hari ikintu uvuze cyangwa ukoze mu buryo butari bwo, ntabwo ahita gusubirizaho mu ruhame imbere y'abo bantu muri kumwe, niba ari inshuti, niba ari abakolege, niba ari umuryango cyangwa se abandi bantu muri kumwe aho ngaho, ahubwo ategereza akanya muza kuba muri mwenyine akakubwira ati hariya hantu kabisa biriya bintu wakoze cyangwa biriya bintu wavuze wabanteje, ntabwo wakabaye wakoze gutya, ntabwo wakabaye wavuze gutya. Ibi bigaragaza ko aguha agaciro kandi akubaha. Ikintu cya mbere ni respect, kukubaha. Ikintu cya kabiri kizakubwira ko umusore cyangwa umugabo muri kumwe mu rukundo cyangwa uteganya kujyana nawe mu rukundo agukunda nuko akwizera. Trust. Urukundo nyarukundo rukenera icyizere, wabyanga cyangwa wabyemera. Niba umusore muri kumwe mu rukundo agukunda by'ukuri, ntabwo agombera kumenya password z'ama social media platforms zawe zose ngo agenzure buri message kugira ngo akwizere. Ahubwo iyo muganira mugerageza gusettinga boundaries zanyu ku buryo buri wese azubahiriza, hatabayeho ko umwe akontrola mugenzi we. Umuntu ugukunda by'ukuri yizera ibyo mubwiye kandi akagushyigikira mu myanzuro itandukanye uba wafashe. Nimutizerana uzasanga gushinja ko namubeshya ko umukunda kandi wenda unamukunda koko. Rero nubona umusore mukunda atakwizera, uzamenye ko atagukunda. Ikintu cya gatatu kizakubwira ko umusore agukunda nuko uhora uri priority. Mu buryo mwe cyangwa ubundi uzasanga umuntu asiba ibirori yatumiwemo cyangwa se agasoma message ntahita asubiza, cyangwa ukabona message call ntuhita uhamagara. Ukuri nuko icyo kintu atari priority yawe muri ako kanya. Iyo rero umusore agukunda by'ukuri akwereka kuri priority, wabyumvise neza. Muri make umusore ugukunda akubonera umwanya kandi ntiyita kuba afite gahunda nyinshi kuko nawe waba bikeneye. Hari quote ivuga mu cyongereza ngo none is busy, it's just a matter of priority. Nta muntu n'umwe uhuze muri iyi si, ahubwo bigenda bitandukana kubera priority twagiye dusetorenga cyangwa se ibintu byibanze mu buzima bwacu. Umusore ugukunda rero uba uri mu bintu byibanze mu buzima bwe bwa buri munsi. Mukobwa rero niba ukundana n'umusore uguhamagara cyangwa se akakwandikira uko agushaka gusa, menya ko atagukunda na gato. Ubishoboye rwose wabivamo mu maguru mashya. Ikintu rero cya kane kizakubwira ko umusore agukunda cyangwa umugabo muri kumwe agukunda nuko atuma wumva ko uri mwiza iteka ryose. Umusore mukundana by'ukuri ahora atuma wumva ko uri umugore w'igitangaza, ahora yumva ko agenda guha ayo compliment buri munsi. Niba wambaye akenda akakubwira compliment uraberewe, waseka akakubwira ko useka neza. Donc atuma wumva ko iteka ryose imbere ye uri uw'agaciro gakomeye mu buzima bwe, kuri uri igitangaza mu buzima bwe. Ntabwo bihagije ko akubwira ko uri mwiza, ahubwo buri gihe akora ibintu bituma nawe wumva ko uri mwiza, kandi ntabwo atuza kugeza igihe wemereye ko uri mwiza. Nubwo waba utabyemera, iteka ryose ahora bikwereka kandi ntabwo birangira. Igihe cyose ahora akubwira ko uri mwiza, ahora guhereza izo compliment, ahora yumva nyine wumva ko ubuzima bufite igisobanuro igihe cyose uri kumwe nawe. Niba uri kumwe n'umusore utarakubwira ko uri mwiza, rwose uwo musore ntabwo agukunda habe na gatoya. Umusore ugukunda kandi atuma umenya ko uhora mu ntekerezo ze.
iyo umusore agukunda iteka abona uburyo akubwira ko agutekerezaho cyane, yaba mu bikorwa cyangwa mu magambo akubwira. Urugero ni handi uzasanga akohereza ubutumwa bugufi, akubaza uko umerewe kandi ari mu kazi, gukorera udusiripurize twa hato na hato, nta n'ikintu cyabaye, nta special occasion n'imwe yabayeho, atagombereye gutegereza kugira isabukuru cyangwa undi munsi ukomeye ngo guha impano, kugirana ibihe byiza nawe, bya bihe dukunda kwita quality time, igihe muri kugendana mu nzira akaba agufasha mu kiganza. Aka kantu kumve neza, umusore ugukunda iyo muri kugendana mu nzira aba agufashe mu kiganza, bitari bya bindi ubona umusore cyangwa se umukobwa, twanabivuga no ku mugabo n'umugore, ukabona nyine umwe aragenda imbere undi aragenda inyuma, cyangwa se nubwo bari kugenda nawe ukabona umusore cyangwa uwo mugabo ntashaka kwerekana ko muri kumwe, ukabona arimo aragenda akibaguza ku ruhande. Umusore ugukunda, umugabo ugukunda aba agufasha mu kiganza, mugendana intambwe ku yindi. Ibi bintu niba atabigukorera, tangira ushyiremo udupoint d'interrogation, wibaza impamvu. Iyi mpamvu nta yindi nuko uwo musore ntabwo agukunda. Bigushobokeye rwose wabireka, wabivamo mu maguru mashya. Ikindi kintu kizakubwira ko umusore muri kumwe mu rukundo agukunda by'ukuri kandi ko uhora mu ntekerezo ze, nuko akomeza kubwira uko ubuzima bwe buri kugenda naho byaba atari ngombwa. Communication. Niba uzasanga kwandikira nka message akubwira icyo ari gukora, uko umunsi uri kugenda, akakubwira uko amerewe, mbese akaguha gahunda y'umunsi we wose uko iri kugenda utanabimubajije. Icyo gihe niyo ahuze cyane abikumenyesha mbere, ati nunyandikira message nshobora kudahita ngusubiza kubera impamvu runaka, ahanini nayo akanayikubwira kugira ngo utaza guhangayika cyangwa ukibaza byinshi. Ibi ntabwo abikora bigambiriye kuguha report cyangwa se ngo aguhe report y'ubuzima bwe, ahubwo ibi abikora kuko aba yumva kuri uw'agaciro kuri we kandi akumva atekanye yagusangije gahunda zose z'umunsi uko ziri kugenda. Mukobwa rero, niba ukundana n'umusore utakwapudetinga uko gahunda ze ziri kugenda, uzashyireho akabazo kuko umusore ntabwo agukunda. Nawe ashiduka ari kubikora, abikora mu buryo atazi, kubera ko nawe aba yumva atekanye kuba yagusangiza ibyo ari kunyuramo, gahunda ze z'ukuntu ziri kugenda, ibyo ari guhura nabyo. Ashiduka ari kubikora kubera ko nyine aba agukunda, aba yumva uri wowe muntu wa mbere ugomba kumenya ibiri kujya mbere mu buzima bwe. Ikintu cya karindwi rero kizakubwira ko umusore agukunda nuko iteka kubwira imishinga ye y'ahazaza muri kumwe. Iyo umuntu agukunda by'ukuri atekereza iteka hazaza he muri kumwe. Ibi ntabwo bisobanuye gusa kuzashyingiranwa nawe, hazamo n'ibindi bintu byinshi bitandukanye, nk'inzu yifuza kuzaturanamo nawe, ahantu yifuza kuzatura, ibihugu yifuza ko muzatemberanamo cyangwa ahantu hatandukanye yifuza ko muzatemberana, n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye. Niba umusore akubwira ingamba ze z'ejo hazaza, uzamenye ko hari amahirwe menshi ko agukundira ukuri n'uwo uriwe. Niba atabikubwira kandi ukumva fitire yabikubwira ntabwo wowe urimo, abakubwira ngo ndifuza kuzabaha naha, wowe ukumva nta n'igitekerezo agufiteho, akubwira ati njye ndifuza kuzakora ibi, ukumva ntabwo akuzanamo, uwo musore ntabwo agukunda, mureke. Dore ikindi kintu rero gikomeye kizakwereka ko uwo musore agukunda, uwo musore mukundana agukunda by'ukuri, nuko ahora ari fier yawe kandi akumva nishema kubwira abandi ko muri mu rukundo. Uzamenya neza rero ko ukunzwe igihe uwo musore mukundana adaterwa ipfunwe no kukwereka inshuti ze, akazibwiza ukuri ko mukundana. Ntibigarukiraho, ahubwo azanakwereka umuryango w'igihe kigeze, nyine birumvikana. Iba bikora kujyana nko mu birori byahuje imiryango ye, kandi ukabona ko ashaka ko uba inshuti cyane n'abo mu muryango we. Ikindi agaharanira ko umuryango we ugukunda nk'uko agukunda. Uwo musore mukundana niba atakwerekana mu nshuti ze, niba atakwerekana mu bakolege, abantu bakorana,
niba nta kintu na kimwe murajyanamo ngo agupresente avuge ngo uyu mukobwa ndamukunda, uyu niwe dukundana, ubone nyine ari fieri yo kubivuga, uwo musore ntabwo agukunda. Uwo musore ushaka wamureka, kuko ni handi muzaba muri kumwe n'abantu wumva ari kuvuga ngo she's my best friend, she's my cousin, agenda bica ku ruhande kubera ko nyine hari ikindi kintu ari kuguhisha mu mutima we. Ariko naba proud of you akakuvuga ngo uyu mukobwa niwe dukundana, ukabona ntatewe ipfuni no kubibwira inshuti ze magara ubuzizi, kuko ahora zivuga, ahora zikubwiraho, ukumva mu bantu bakorana nta muntu n'umwe uzi ko mukundana, uwo musore ni red flag, mureke wishakira abandi. Umusore ugukunda kandi mufatira hamwe ibyemezo. Iyo agukunda by'ukuri yubaha uruhare rwawe mu gufata ibyemezo, cyane cyane ku bintu muhuriyeho, ku buryo mbere y'uko agira umwanzuro runaka afata abanza kukubaza uko wowe ubyumva, bityo mugafatira hamwe umwanzuro ku bintu mwumvikanyeho. Ariko umusore utagukunda uzasanga we yita kuri decision ziwe, avuga ati ngiyewe ibintu ndabyumva gutya, ndumva twabikora gutya, akanabikora gutyo atakubajeho ukuntu byumva, either niba bikubangamiye, either niba nawe ntacyo bigutwaye, azafata umwanzuro nta kintu kimwe akubajije. Ariko umusore ugukunda azakubaza uruhare rwawe muri icyo kintu, cyane ko muba mugihuriyeho mwifuza ko umubano wanyu ukomera. Umusore ugukunda kandi ahora yibuka ibintu wamubwiye, like umuntu kwibagirwa ni ibintu bisanzwe, c'est normal, ariko hari detail aba yibuka, nk'ibara ukunda, ibiryo ukunda kurya, ahantu ukunda gutemberera, ibintu bigushimisha. Ntabwo ashobora kubyibuka byose, ariko ibyinshi aba abyibuka kubera ko aba yabishyize ku mutima, kubera ko aba yifuza kubigukorera kugira ngo wishime, aba yifuza kumenya ikintu ukunda kurya kugira ngo nunamusura azamenye ko ari cyo ari bukwakirize. Ariko umusore utagukunda uzumva akubwira ngo harya ngo warambwiye ngo ukunda kunywa iki, like n'ikinyobwa wamubwiye ntazaba akibuka. Ariko utwo tuntu dutoya aba twibuka kubera ko nyine hari ukuntu aba yagufashe nk'umuntu w'agaciro mu buzima bwe, bityo utwo tudetaye tukoze dutoya aba twibuka. Ni ikintu abantu birengagiza, ariko ni ikintu cy'ingenzi mu rukundo muri kubaka. Ikindi kintu kizakubwira ko umusore agukunda ni uko asapotinga goals zawe cyangwa se intego zawe wifuza kuzageraho. Urugero, wenda mu bijyanye n'amashuri muri education, niba utekereza wenda gukora nka kwiga amashuri runaka warabimubwiye, niba hari kariyeri wifuza kuzakurikira, niba ari uburyo buri financial, niba ari uburyo bujyanye n'imibereho, iteka aba yiteguye kugusapotinga no kugufasha mu byo byose ashoboye kugira ngo ugere ku ntego zawe. Niba rero hari ikintu wamubwiye wifuza kuzageraho ukabona bifitiye n'ubushobozi, ariko abona adakeneye kugufasha, yaba mu bitekerezo, yaba mu buryo buri financial, yaba mu buryo bwa encouragement, uwo musore ntabwo agukunda, ubishatse wamureka. Ikindi kintu rero kizakwereka ko umusore agukunda, aba yiteguye kumvikana nawe. Abantu turemwe mu buryo uko byagenda kose tudashobora kubona ibintu byose kimwe, no muri relationship nuko. Aha rero biba bisaba ko buri wese ku ruhande rwe mugerageza kumvikana. Niba umusore mukundana yumva ko ikintu iteka byagenda uko we abyumva, na negotiation ibayeho, mbese n'itangazo, ariko kugezaho menya ko atagukunda. Umusore ugukunda aba yiteguye ko ibintu mubishyira kuri balance, mukagerageza kureba we niba ari ko abyumva nawe ukaba ufite ukundi kuntu byumva, mukagerageza guhuriza hagati hatabayeho kubangamirana. Niba rero atiteguye kumvikana nawe, menya ko atagukunda na gatoya. Ikindi kintu rero kizakwereka ko umusore ugukunda agukunda by'ukuri, cyangwa umugabo agukunda by'ukuri, nuko iteka aba yiteguye ko mwaganira kuri sije zikomeye. Umugabo ugukunda kandi wifuza kuzubaka hazaza he nawe, azashyira imbaraga mu kuganira kuri sije zikomeye mu rwego rwo kuzamura umubano wanyu. Mu yandi magambo, ntabwo umubano wanyu uzahora uryohereye, uzahoramo amagambo meza, uzahoramo izo ndabo, uzahoramo ibintu byiza gusa. Bizaba ngombwa ko mufacinga reality, hanyuma muganire ku mishinga minini rimwe na rimwe mutakumvikanaho neza.
aha rero niho uzabonera ko umusore cyangwa uwo mugabo agukunda by'ukuri, kuko azabiha agaciro mu biganireho ingingo ku yindi, nta marangamutima, nta kubogama, ahubwo ubona ko nyine akeneye, afite inyota yo kubakana ahazaza heza hawe nawe. Niba ibi ngibi atabikora, amenya ko rwose atagukunda, unabishoboye wabivamo. Ikindi kintu twasorezaho ari nicyo cya nyuma, ni uko umugabo ugukunda adashobora kumva ufite insecurity. Donc atari wa mugabo uhora utuma wumva ufite inquiétude, wumva hari ibintu bitagenda neza, wibaza amagambo menshi, uyu munsi agukoreye ibeje agukoreye ibindi bituma mu mutwe wawe bigucanganyikisha. Uyu munsi ukaba ubona ko agukunda, ejo ukabona ntagukunda, ukabona ibintu akoze ukibaza uyu mugabo ni ukubera icyo ateye gutya. Umugabo utuma nyine buri munsi bihora byahindutse wibaza ibibazo byinshi, uwo mugabo ujye umenya ko atagukunda, ushaka wamurika. Umuntu ugukunda atuma wumva uri pose, atuma wumva utekanye, ahora yumva kubana nawe cyangwa gukundana nawe ubuzima bufite igisobanuro, ahora yumva ko donc wakumva ko kubana nawe utigeze wibeshya, ahubwo wahisemo neza. Ariko umugabo utuma uhora wibaza ibibazo byinshi, uwo nguwo uzashyiraho akabazo, none abishobora uzagarukira aho bivemo, kubera ko umugabo ntabwo aba agukunda. Ibyo rero byari ibintu 15 wowe mukobwa wibaza niba uri mu rukundo cyangwa uteganya kurujyamo, bizakwereka ko uwo musore cyangwa uwo mugabo agukunda by'ukuri. Nushyira ku munzani ugasanga muri ibi bintu byose nakubwiye hari ahantu ugenda wibaza ibibazo, ubona ko hari ibyo adakora koko, ushaka wasubira inyuma, kuko urukundo rwanyarwo ntabwo rutuma wibaza ibyo bintu byose. Nibyo mushobora kujya mu bibazo, nibyo mushobora guhura n'ibintu mutumvikanaho, ariko uburyo mubikemura, uburyo mubyitwaramo, uburyo gufata, uburyo kubaha, niba kwandagaza mu bantu, uburyo aguhereza iyo respect, uburyo akumva, uburyo gutega amatwi, ibyo byose bizakwereka ko umuntu agukunda. Hari ubwo rero tubirengaho igitsina gore rimwe na rimwe, kubera ko wa muntu umukunda cyane, kubera ko wa muntu wumva ko adahari ubuzima bwawe bwahagarara, kubera ko wumva ko nyine kuba wa muntu adahari ubuzima bwawe nta kintu na kimwe bwaba bushingiyeho, bigatuma umwihambiraho. Ariko ndagira ngo nkubwire ko uwo munsi niba ashobora kubikwereka mutari abana, wibaza igihe muzaba mumaze kubana ukuntu bizaba bimeze, bizaba bibi cyane. Ubishoboye wabivamo hakiri kare. Reka ngushimire wowe twabanye muri iyi video, ngushimire wowe ukoze subscribe, ngushimire wowe ugiye gukora share n'abandi bakayumva, bakayibona, ukabisangiza abandi. Nizere ko tuzabana no muri video z'ubutaha, kandi niba hari igitekerezo cyangwa hari icyifuzo wumva watugezaho, utwandikire muri komenti, ubundi rwose tuzarebe ukuntu twazabikoraho. Reka mbashimira abantu mwese twabanye muri iyi video, mbashimire mbabwire ngo mwakoze kubana nanjye. Nari Janet Leti, tuzasubira ubutaha. Ndabakunda cyane, Imana ibaho umugisha. Video cyangwa ibiganiro bya Jera TV Official nakagaruka. Imana ibane namwe. Ciao, bye bye.